no nimba ari icyubahiro azagiye mama wiwe ya ariko nubwo nanamusuzuguye ndagira ngo niyo mpamvu nigendeye bamurere neza ariko avugisha ukuri mu byukuri tutabeshyanye Blaise uramukunda ndamukunda uramukunda ikibazo ntabwo tujya twumvikana none se uramukunda ariko ntabwo mujya mwumvikana hari igihe tutumvikana ariko twari tumeze neza muri iyi minsi sinzi ndagira ngo ajye gufata umwana we amusubirane cyangwa uragira ngo Olive ajye muri urwo rugo ntaribe azagende babane kandi ukunda Blaise nta kibazo ntabwo umukunda reka nkubwire wowe reka nkwereke mu buzima reka tuye ubuzima busanzwe ndabizi neza ko Olive atajya ngo ajye kubana na Blaise kubera ndakizi ko Olive sinamutsiritse ariko Olive nawe ubwo yasinyiye Blaise yuko azana umwana akamushyira hariya nta mwenda nta rukweta musigiye kandi arabifite yarabimuguriye tekereza nawe iyo mpamvu Okay, that's what's up ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hariho hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe kandi mukomeje kwesa imihigo mwagiye mwiyemeza uko mwayipanze. Nk'ibisanzwe rero ishiyobori Tupac nigiye mugiye kujya mubana kenshi kuri no channel ya Rose Media TV. Nkuko mubibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu w'icyamamare ariko yabaye icyamamare ku mukubi icyamamare. Hari ibintu byagiye bibaho byo gucengana bisa nkaho bishekeje ariko mukuntu nanone bigasa nkaho bibabaje ukuntu. Uyu munsi rero muraza kumenya byinshi kuri we, muraza kumenya se kubera cyari dufite kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Rose Media TV. Murakoze cyane. Mwatangiye mbwira kuri Cyo TV. Usanzwe nitwa Fanny ahantu hose nyine niyo mazina yanjye. Yaba mu buzima busanzwe yaba imbere ya kamera. Witwa Fanny mu buzima busanzwe ukitwa Fanny imbere ya kamera byose. Hanyuma rero bakunzi ba TV mwamaze kubyumva turi kumwe n'umuntu bita Fanny afite dusatsi twiza na madrede na make. Ni fodrede. Fodrede. Ubwo nuvuga ngo ni drede enye. Sifose. Oya biterwa n'uburyo babisutsemo. Ni tubyita izina bitewe n'uburyo babisutsemo. Ibyo bimeze nk'amakaroni bigiye nizo bita fodrede. Sharon bazongere bambeshye nzamita menya amazina yabyo. Basanga hari umubebe uje kubwira ngo shene nshaka kwishukisha fodrede. Ubwo numvaga ari enye nyine yende nk'iri ufata hano ndi gafata hanga gutya. Ni style yinuza ya style niko babyita. Okay. Mise mbimenya. Hanyuma rero Fanny ubwo mperuka wowe n'umuntu tware wawe bitameze neza ukuntu gutyo na gutyo gahunda yawe ubu ngubu uhugiye mu duki. Muri iyi minsi ndicaye nta kazi mfite gusa ndi kugahiga ngo we ntago tukibana naramuretse murikira umwana nyine bamuzaniye umwana nisemo rero kwigendera wenda hari abantu bavuga ngo nabikoze nabi ariko ku ruhande rwanjye niko nabitekereje nkabona nyine nibyo byaba byiza kurenza namusize musigira umwana asigara amwitaho. Ariko si ikibazo cy'amatsiko Fanny mu by'ukuri utabeshye uvugishije ukuri utabeshye n'abantu bose muri rusange wahukanye kubera uriya mwana cyangwa hari izindi mpamvu zari ziri nyuma yabyo? Nta yindi mpamvu. Wahukanye kubera umwana? None se mu by'ukuri yenda mu buzima busanzwe tuzi ko niba haro bigeze mu buzima busanzwe tuzi ko utwite. Uratwite kandi uritegura kubyara umwana. None urabona umwana ugahunga. Ubwo ibyo bintu wabisobanura gute? Ari ikintu utari gutandukanya. Nyina w'umwana ntabwo tujya twumvikana. Kuvuga ngo urajya kurerera umuntu mutumvikana wenda warerera umuntu umvikana bazi. Nyine ubwo n'umugabo wawe nimwumvikana? Umugabo wanjye turumvikana. None se kutari kumurera? Ariko nyina w'umwana ntabwo twumvikana. Sasa nyina w'umwana umubyara ku giti cye yazanye umwana mu rugo aza yambaye imyenda yaje yambaye niyo yonyine yamusigiye. Kari mu by'ukuri ntago yonyine yagiraga afite n'iyindi yasigaranye. Ese imyenda yasigaranye azayiyambarira ko atayizana ngo tuyambike umwana? Eske ko Blaise muri iyi minsi
twacuruzaga ubunyobwa nanaza n'amagi niho twakuraga udufaranga ese muri utwo dufaranga twakuragamo wenda tunateganya kubaka kuko twari turi kubishaka kubaka twateganyaga kubaka tugateganya kugira ute turatangira tujya kugurira imyenda uwo mwana nyina yasigaranye gute nimba nyina we ashaka ko turera umwana ni gute yamuzana ntamuzane n'umwenda n'umwe ese kuba yaramuzanye nta nubwo nibaza impamvu kuba yaramuzanye nuko abashaka ngo tumurera cyangwa se hari indi mpamvu ibyihishe inyuma yatumye amwohereza kuko ntago nakeka yuko ari ukumuzana ngo tumurere gusa nta n'ikindi kinimba arumukunze ari umwana we yakakwiye kumukorera. Alo aha kanze mbwira marafiki aze kureba marafi wadebe juma hano sufite wisa cyangwa kuri phone mundebera hano ku marindi gute iracyarimo gukora agiye rugereje ngo hanyuma rero Fani ikibazo cy'amatsiko nkurikije ukuri kubivuga wowe ukuvuga ngo umubyeyi mama w'umwana yazanye umwana imyenda imwe arayisigarana ntiyazana imyenda mikeya ntamye usibye imyenda yaje yambaye nta yindi myenda ukavuga ati wowe na Blaise ukuntu mubayeho mwarageragezaga mukiyaranja agacuruza amagi agacuruza n'ubwo bunyobwa bya mubona icyo murya ukavuga ati ntago twakongera kubona amafaranga yo kugura indi myenda umwana nyina yarayisigaranye ndi kugwana no kugura imyenda y'umwana wenda ngewe bwo ntago najya kugura imyenda yanjye kuko nsanzwe mfite imyenda akuse ni gute nanjye se ubungubu ngiye gushyira iyo mfite ku ruhande ngiye gutangira bundi bushyashya nongere ngure ese urumva bibaho ndi kugwana n'uyu nguyu utaranavuka imyenda y'umwana arabizi ko bikenewe niturangiza tujye gushyiraho n'iyundi tugure bundi bushyashya afite imyenda ese nyina we nimba yaramukunze ari urukundo afite umwana wari we wamwibyariye ni gute yazana umwana akamusiga kwa se nta mwenda n'uyu n'umwe amusigiye azi neza yuko ise afite ibibazo umurundo ise nta kazi ise ntaki kubera wenda kumurera twamurera nta kibazo kwasigara hariya kandi ngo ndi kubyumva neza ukibazo ngo ni imyenda ese imyenda none baramutse bayizanye wakemera ukagira reka mubwire nimba ari ikintu cya mbere kigora nkuko nayikubwiye kurerera muri make ni nkuho yampima ntabwo nagomeza kurera umwana w'umuntu uri kumpima iki ni icya mbere nimba umuntu ntabwo mwumvikana igihe Blaise yantereraga ivi byaramubaje cyane tangira kuyigira nyine ngo Blaise yaramutereranye ibintu byinshi ese Blaise ataramubona mbere ntabwo yarabayeho n'uwo mwana we wenda namwumva uruhande rumwe ariko ikindi ntabwo ari ngombwa nimba abonye atereye undi muntu ivi arabizi neza ko we afite sheriwe nese Blaise azajya gutereta Oliva kandi Oliva afite undi musheri bibaho kuba yaramubyariye ni kimwe no kuba batagikundana ni ikindi yagakwiye kureka nimba akunda Blaise akaba akunze n'umwana we akareka Blaise agatuza n'uwo bari kumwe agatuza ukuntu yaje bwa mbere yaje nsebya Fani meza gukina gutya urinda ibiki n'iki nese bo nimba ndindaya ko nkuko yabivugaga umuntu muzima w'umubyeyi yagakwiye gufata umwana akamutererana ari umwana yaramwibyariye amezi 9 akashira akamurera imyaka ingahe yagize akamutererana uriya mwana ntaruzi imyaka 7 ku buryo yemerewe gusanga se nimba hari abantu benshi yavuga ngo ndi isasu ngo ndi iki ndabumva barabakubeshyira kandi barabivuga muri comment bakantuka bakagira gute gusa ntago nabajudginga impamvu babivuga barayizi ku giti cyabo ntago nabarenganya ariko ibyo bakora byose ibyo bavuga byose nafashe umwanzuro nimba wenda Blaise yaremeye kwakira umwana akemera kumwakira nta kintu na kimwe afite cyamufasha ikintu nakoze rero ntavuze ati ya mafaranga wenda nakonsomaga vugisha just akurangira igende mu kiganiro konsoma amafaranga y'umwana n'ayanjye reka nigendere ntangire nshaka akazi byimenyere wenda ya mafaranga nakonsomaga azayafashije uwo mwana yego iyo myenda iri kuzayagurira umwana wanjye mwite azaye kuyigurira umwana izo mbuto yanguriraga azaye kuzigurira umwana abeho neza nanjye basi musigira umutuzo n'amahoro
ariko ntabwo ngiye nshaka stress tu. Okay, hanyuma rero Fanny ndi kwibaza nti ubwo wavuze wasize Blaise umusiga mu rugo kubera ko uwo mwana yaje kandi uravuga ko nawe utwite. Hanyuma ubwo numara kubyara we ntago urumva ko bizagenda gute, uzagaruka kwa Blaise, uzakomeza wemerewe ipevere ubaho kuba? Njyewe nkuko wenda nafashe umwanzuro kujya kwibana nkashaka akazi kamfasha kuba narera umwana wanjye. Ntago nzigera mfata umwana wanjye mu mutererane. Abaho ntari. Ntibibaho. Kugira ngo nubwo yaba ari kwande sinamufata ngo mujyane ngo bagiye kumurera kandi nanjye mari. Nimba afite gahunda yo kumurera cyangwa se kumfasha yagakwiye kunyohereza ayo mafaranga, nimba ari ay'imbuto cyangwa iki cyangwa nimba ari utwenda akabyohereza ubundi nkarera umwana wanjye ariko turi kumwe, apana kujya kumujugunya. Kandi nubwo najya no kumutanga ntabwo nagenda ngo imyenda gisigara nzayambara ariko ntabwo nanabikora. Nose mu byukuri urumva intego yawe urukumva ko ushaka kugomeza ukibana na Blaise akibana cyangwa hari ikindi kiri mwapfuye hagati we na Blaise? Ya nacyo reka nkubwire, korera umwana wundi biravuna. Ati kuki wenda wamurera mwumvikana na nyina ako nyina ntimwumvikana, ejo uwo mwana agize ikibazo cyaba cyaguturutseho yaba ari impanuka cyangwa atari impanuka, bazagiye kumfunga bavuga ngo ni mukase ngo na nyina bari bafitanye ibibazo n'ibiki n'ibiki. Nahisemo guhunga icyo azaba cyose nubwo nta kintu namwifuriza kuba, ariko tuzagira icyaba bakavuga ngo ni mukase wabikoze. Mu buzima ntabwo wajya kubwira umuntu ngo sinjye wabikoze kandi azi neza, abantu bazi neza ko uzirana na nyina. Ntabwo wabibumvisha nubwo yaba ari impanuka igaragara gutya, bavuga ko rero wabiteguye. Hari abavuze muri comment ngo umugore ngo yajya ngo guta umwana ngo umuntu uza mu kidomora ngo nka wa mugore wamutayemo. Ntago ari ikomeze nkuko babitekereza. Nahisemo kugenda kugira ngo mpunge ibyo bibazo o kugira ngo azagire iki bavuga ngo ni njyewe. Narahunze da. None se Fanny ntuze Blaise umaze kubona umwana bamuzanye bamushyizaho ngaho, wewe ubonye ko yenda utifuza ko yenda wabana n'uwo mwana, ugeze igitekerezo kuri Blaise kuva ati yenda ngiye niba ushaka ko tugumana umwana mugenze gutya cyangwa se ukora gutya na gutya, mwigeze mugirana ikiganiro kimeze hagati yawe nawe? Narayimubwiye mbona nyine ntago ari kubyumva, ngo umwana no wanjye ngo ngomba kumufata nkamurera ibiki n'iki. Ndavuga ati rero ntago byavamo, ubwo nyine reka ngiye nigendere ngiye kumenya ibyanjye nawe usigarurire umwana. Ngiye nari ndi guteganya gushaka akazi nkajya mu kazi, Blaise nawe akajya mu kazi. Uwo mwana nta mafaranga yo gushaka umukozi twabona, nayo kugira ngo tubone ibidutunze biba bigoye. Rero tujye kubona yo gukorera umwana. Umukozi uramwishyura, umwana akeneye kujya ku ishuri, akeneye buri kimwe, byose biri mu maboko yawe. Ese uwo mwana nimusiga nkigira mwako kazi wenda nabonye Blaise nawe akajyayo, uwo mwana azasigara aregwa, azasiga handi zasanga yabaye mayibobo, yagiye kuzerera, yagize nimba nyina nawe amukunze afata umwana we amurere, nimba ari ukumufasha Blaise ajya amufasha abana n'umwana we. Ese nimba nyina mukunze uwo muntu bari gukundana na nyina akaba atemera ko abana n'umwana wiwe akamwohereza kwa se, uwo muntu ubundi amukundiriza urukundo ki rutuma atanga umwana we ngo ajye kubana kwa se? Nimba mukunze namukundira n'ibyo byose, nafata umwana we n'uwo muntu bakundane, bavuge nyine bakora ibintu bifatika pana. Nese udakunze umwana wanjye uri papa ntabwo uri papa w'umwana, uri kunereta ntukunze umwana wanjye, ngo byawe bimeze bite? Uwo mwana yenda kuriya Blaise aramureze arakuze, none baye ngombwa ko usubirana na Blaise, umwana yaragize hagera, nabwo urumva mu mutima wawe wakomeza kwitwara, wakomeza kugira imyitwarire nk'ifite ubu cyane rwose. Kuko nimba nese umwana we nitumurera agatera imbere, nyina we wamutaye akamudutererana akareka tumurera, we azamufata ute? No, nimba ari icyubahiro azagiye mama wiwe. Ariko nubwo namusuzuguye, ndagira ngo niyo mpamvu nigendeye bamurere neza. Ariko avugisha ukuri mu by'ukuri tutabeshyanye, Blaise uramukunda? Ndamukunda. Uramukunda? Ikibazo ntabwo tujya twumvikana mu bintu bitandukanye. None se uramukunda ariko ntabwo mujya mwumvikana? Hari igihe tutumvikana ariko twari tumeze neza muri iyi minsi, sinzi icyabiteye kugira ngo uriya mugore agere.
ariko ubu ngubu bisa nkaho yenda urukundo rutakiri hagati yawe nawe. Urukundo rurahari ariko ntabwo bivuze yuko nimba dukundana ntabwo bivuze yuko najya kurera uriya mwana. Ariko ntabwo umukunda. Ndamukunda kuko reba niba urabizi yenda ukuntu abana basa nkaho bigora mu kubarera, mu kubashakira ibyo kurya, mu kugira uko bagenza, ku gitsina gabo kenshi birabagora. None wowe ufite umuntu uvuga ko ukunda rwe Blaise, ubonye gize ibyago bingana gutyo na gutyo, aho kugira ngo umufashe muri urwo rugamba, kugira ngo umufashe kwita kuri uwo mwana, kubera ko yenda ubimukorere kubera ko ukunda Blaise, yenda nubwo umwana utumvikana mama wiwe uramutaye, koko mu by'ukuri uramukunda. Uzi se icyatumye mbikora ni ukugira ngo Oliva ntabwo yabona nyine urwo rugo rutarimo mu mugore rurera umwana we ngo rumurere nk'uko abishaka. Ndagira ngo ajye gufata umwana we amusubirane. Cyangwa uragira ngo Oliva ajye muri urwo rugo? Naribe azagende babane. Kandi ukunda Blaise? Nta kibazo. Ntabwo umukunda. Reka nkubwire. Wowe reka nkwereke mu buzima bwa kabye buzima busanzwe. Reka nkubwire. Ndabizi neza ko Oliva atajya ngo ajye kubana na Blaise. Kubera ndakizi ko Oliva oya sinamutsiritse ako Oliva nawe ubwo yasinyiye Blaise yuko usibye kuba ari umwana we gusa nta kindi. Sasa ntago ari ngombwa ngo nimba nsinzajye kurwana n'abagore b'i Kigali mwana. Ntago ngiye nkunda kurwana n'abagore b'abandi. Ikindi ukuntu nimereye ntago nkeneye kujya kurwana. Oliva yakubwiye ko nakubona kwa Blaise muzashyidika uri kumfata umwana we nabi? Yabanje sagahera kuko uko yatangiye azara ukuntu yantutse akansebya imbere y'itangazamakuru. Ubu ngubu icyo naba niteze kiri niki ubwo n'umuriro ni wa muriro nyine nta kindi. Bwa mbere uri indaya uri gicucu ibintu nta kintu atantutse. Rero nahisemo gutuza nkahunga iyo ndaya rero ikareka kurera umwana we. Ntabwo wafata indaya ngo irereshe umwana wawe ntibibaho. Ariko rero mu by'ukuri yenda sinzi yenda niba ariko yenda mwe mwabishatse ngiye ndumva mu by'ukuri ubundi twebwe cyane yacu tugerageza guhuza abantu bafite ibibazo. Niyo mpamvu nabonye ukuntu mubanyeho mu rugo rwanyu ndabatereka ngende mbatumira ngende menya ikibazo tureye ko yenda twagikemura mwe mwabana. Mu by'ukuri nkuko bimeze abantu babana kugira ngo barusheho gutera imbere. Ariko urumva ko imwe yafashe inzira ye undi afata iyindi gutyo na gutyo. Tuzi ko Blaise yagutereye ivi. Mwemerera ko mwabana kubana ni ukurushinga nyine mukasezerana. None wabigize gutyo winyabya gutyo hirya. Mu by'ukuri urateganya iki? Nge narigendeye ntago burundu nta n'uguteganya sinagiye kumuca inyuma. Nta n'uguteganya kumugarukira. Nahisemo kumuha amahoro. Umwana namujyana akamusuza kwa nyina akajya amufashiriza kwa nyina. Iki cyo turacyumvikanaho. We imbeze ikintu kiri kuguca mu rugo rwa Blaise? Ese Oliva icyambere cyo nabanye na Blaise Oliva atabishaka. Nabanye na Blaise Oliva afite umujinya aho mbonye hose tugatongana ibiki byose. None arambwira ngo nzajye kurera umwana we nshingiye kuki. Ubwo mbese ahubwo so umwana mbwirwa nize ko ataraje kuri target yo kugira ngo arusenge. Rero icyo nahisemo Blaise nimba yumva nkeneye koko ubwo naye ndabibonera aho ngaho. Umwana simvuze ngo amujugunye ariko amuhe nyina kuko naho yabaga ntago yarajugunye ntago yari mu kimoteri. Amuhe nyina amurere ajya amufashiriza aho ari. Natwe tubane gutya. Hanyuma icyo gitekerezo bitabaye ibyo ngibyo nyine nakimugejeje agumeza ngo nzabikora iyo nzagiye ntago nyine bikore nkuko ndi kubikubwira. Rero igiye kumbwira ngo nzagihe n'umwaka ashira umbwira ngo nza imyaka 2 gashira umbwira ngo nza ibyo simbikeneye ntawo nkunda amagambo nkunda ibikorwa. Nabishyire mu bikorwa igihe yabishyize mu bikorwa nanjye tuzumvikana akigiye tarabishyira mu bikorwa. Ubwo nyine ikigaragara cyo ndumva akeneye Oliva yagenda bakajya kubana. Ariko mu by'ukuri yenda n'abadukurikira barakomeza bagenda babyumva bumva n'uburyo uri kuvugamo. Ngiye ikintu ushaka cy'abakiriya kugira ngo bizanorohe kugira ngo abantu babone ukuntu babunga mwakongera kugira. Ndabizi ko yenda niba kuko ukunda Blaise urifuza ko mwongera mugahura mugahuza nkuko byari bimeze na mbere. Yego urumva abantu benshi bashobora kuba bagira inama bakugira inama na Blaise bakamugira inama kugira ngo mubashe kugira ngo mwongere mwubake mwakora umuryango muzima. Mu nama bangira uwo ari we wese uri kunyumva n'ubwo bavuga ngo ndi inshinze reka mbyemera ko ndiyo pe. Reka mbyemere ko ndiyo uko bahura babinyita buri munsi. Bamwe nawe baranuka koko.
ndabizi ngo ndi isasu nimba bazangiremo mbo ndabanda se basi iryo sasu rigira umumaro kuko isasu rigira umumaro ariko ryamenya umuntu barantuka ku bwinshi bagira ariko mu nama bazangira inama yo kubana na Blaise ari kumwe n'uriya mwana nabo nimba naho bari hose babyumve ahubwo batugira inama turi babiri ariko umwana atari umwana bamujyane kwa nyina umari tujye ntaribi ntabwo nakwanga kamufashirizayo kandi n'ubu ngubu yamufashirizagayo nkabyakira nkabyemera ntaribi ariko ijambo kuvuga ngo araza kuba mu rugo wapi ariko ikibazo reka mwereke ikibazo gihari ikibazo ufite ntabwo mu by'ukuri ari uko umwana ni icyo nta kindi nicyo cyangwa ikibazo gifite kuri mama wiwe uri kumva ko yenda yajyaza rimwe na rimwe mama we akinyabya akaza mu rugo nkuze kwishurisha umwana nizo munyagifite ntabyo kwinyabya kuko Blaise nge ndamwizera aho bigeze ubu ngubu ntabwo bivuze ko yanca inyuma nkuko nanjye nyizera sinapfa kumuca inyuma ariko nyine kubera iki yaza mu rugo ejo n'ejo bundi aje se afite ikindi agamije atari gusura wa mwana nyabwo nizo munyagena nahoze mvuga ufite azajye Blaise bari uzajya kumusura iwabo amusanga niyo n'umwana nimba ashaka ko n'umwana wenda aza kudusura ajya amwohereza ariko nyina ntakagere kuko ntabwo tujye twumvikana gusa nzabwirwa n'iki kimugenzi wanjye bwa mbere yarihenuye ngo uyu mugore ngo iwanjye ngo ntukamenye ngo ibiki n'ibiki we kuki yashaka kumenya iwanjye cyane kandi yarambujije kuzamenya nk'uko nyine yabishyizeho umupaka nanjye ubwo ngo reka ngushyireho atwara umwana we bajya bamufashiriza iwabo nk'uko Blaise yari asanzwe abigenza ibintu byo kuvuga ngo araza mu rugo oya ntabwo mbishaka hanyuma rero dusoza Yvonne uri kuvuga ko igihe umwana akiri aho ngaho akimeze gutyo utateganya kugaruka mu rugo kwa Blaise mu by'ukuri nkawe icyifuzo cyawe ni ikihe kugira ngo wongere ubane n'ukunda nk'uko bivuga ko ukunda Blaise mu by'ukuri imbere uriya mwana bataramuzana nta kibazo twari dufitanye ariko nyuma y'ahaziye byose byarapfuye umwana yateye ikibazo ese burarya byinshi ntabwo ari ikibazo cy'ibiryo mani nze nirinze ariko ejo bagiye kumfunga nzirike nese urumva ufite umunyage ko hari ikintu yaba ejo bundi akihagera uwo munsi akihagera ko yamenye teremunsi nta nahari nkasanga yayimennye iyo nsanga yikase bari kuvuga ni bene wabo babikoze ubwo rero ngiye kurwana n'iki rero ngiye navuze ati nshaka amahoro sinshaka ibintu by'imyibyane nshaka ibintu by'amatiku ejo bundi bagiye kumfunga banziza ubusa ntazi icyabaye ibintu ni bibiri ubwo arahitamo ngiye cyangwa ahitamo umwana ndabizi muri komanteri bajya aho ngaho ngo iyo nshinzi bayirongoreye iki nimba ndi inshinzi ubwo utereta Oliva wiwe nimba atari inshinzi we kubera icyo ari gutererana umwana we yaramwibyariye amezi 9 akanamurera imyaka 5 akaba abonye ubu ngubu se nibwo abonye kumutererana ubwo icyo ushaka muri make nuko nuwabunga azabunga avuga ati umwana bamusubirane cyangwa mujyane kwa nyina bamufashiriza iwabo ariko atavuze ngo ari mu rugo sinyeneye ibibazo yego wewe bashatse gukumira ibibazo bitara okujya ubwo nisanze mu kibazo ubwo nagikemura none babandi banyanga avuga ngo umugome ndi shitani noneho baba babonye aho bahera ntabwo icyo ngicyo gikeneye rero kugira ngo muzabona aho mumera muvuga ngo byayenze gukina gutya mushaka muzanyita inshinzi ngo narawukanye nta ribi ariko mutanyisha umwicanyi cyangwa munyite umugome nta kibazo hanyuma se dusoza tuzanga igikoma ryari cy'umubyeyi ya narabiri iminsi mike y'amezi angahe ko mwana afite amezi 5 ntago yari yagira ngo tuzagenda tubimenya tuze kunywa igikoma tuje no guhemba n'abakunzi badukurikirana babaza babyumva ariko mu by'ukuri se shako banyanga oya ntago bakwanga uzu wakwanga gihe nyuma yo twaganire nagiye numva ikigutera ibyo byose koko hagiye habaho cases zagiye zibaho ugasanga umwana agize ikibazo yarerwaga na mukase cyangwa na mukase ugasanga babitwariye muri uwo mujyo we icyo numvise cyo uri gushaka kwirinda ko ibyo bintu bitakubaho we washatse kumira ibibazo bitaraba rero ari umuntu mukuru wese n'undi wese wafite ubwenge
yakumva ariko yenda bo icyo bari gushyiramo wa muco bya n'ibya kinyarwanda ngo warerera umwana nyine ntute umwana ukamurera nibyo kumurera wamurera ariko basi nshatse umugabo urumva asanga uwo mugabo afite umwana nyina nta kibazo na kimwe dufitanye nabuzwa n'ikikorera umwana ariko igihe nyina atankeneye gute akeneye yuko noneho narera umwana wiwe kandi ngiye atankeneye ashobora no kuzajya aca inyuma akamuteza ibibazo umwana kugira ngo bikwitirire yanabikora kuko twabanye atabikeneye rero nta n'impamvu batabikora niyo mpamvu se yatuma atanabikora nta mwana wenda yaramuzana pe ariko nawe uhita utekereza impamvu azana umwana akamushyira hariya nta mwenda nta rukweta amusigiye kandi arabifite yarabimuguriye tekereza nawe iyo mpamvu utekereza iyo mpamvu urahita utekereza n'ibindi uko byagakwiye kugenda nimba mukunze atanamuteza ibibazo kubera icyo yamuzanye nanjye musigiye n'umwenda arumva nzafata ishati cyangwa umupira blaze yambara akaba aragiye kumwambika koko tuye tubishyira mu gaciro duhereze n'ibintu agaciro kabisa hanyuma rero mubyeyi turagushimiye kuba wemeye kutuganiriza twe twashakaga ko tumenya ikibazo ahantu giherereye kugira ngo turebe ukuntu twagerageza dukomakoma impande n'impande kugira ngo bikemuke nawe uzabyare uri hafi y'umutware wawe kuko burya iyo umubyeyi atwite aba agomba abakeneye affection z'umugabo we kugira ngo bifashe kuba mwabyara umwana ufite ubuzima buzira umuze nyine muzima atari ufite ibibazo rero nifuza ko twagerageza ko ibibazo mwabikemura hanyuma rero turagushimiye ko wemeye kwitabira ubutumire bwacu tunizera ko twongera gukenera tuzakubona murakoze cyane